Hey guys, mumeze gute? Nizere ko mumeze neza. Natwe tumeze neza. Hello. Turasuhuje. Turasuhuza abantu inshuti zacu, abantu umuryango mugari wa 10 to 10 TV. Badukurikirana umunsi ku munsi mudahwema tugaragariza urukundo mu buryo bwari bwo bwose. Anyways, turabashimiye cyane, turashimira abantu bamaze gukora subscribe n'abantu bareba batarakora subscribe, turabashimiye ariko tubakangurira please bakomerezeho subscribe please mutubabarire rwose ka subscribe turagakeneye bakore share wana sharing wana liking uzi kuba ikiganiro gifite views nk'igihumbi nta to likes turiho ubwo ntago baba bagikunze mu magambo make. Oya hari n'igihe umuntu aba yagikunze ariko like nyine atayitayeho akaryoherwa ntabyiteho nyine akisanga yagiye. Shana ngizwe byajyaga bimbaho mbasabye imbabazi abantu bose narebeye ikiganiro sinkore like biseguyeho nanjye rwose najyaga mbyibagirwa no gukora subscribe najyaga mbyitaho pe. Iyo akenshi ikintu ukunda kukijyamo no kugikoresha nibwo ugenda umenya ugira ibintu wunguka umenya uko hari umuntu uba utazi na subscribe aho umuntu akanda. Ubwo ababizi bo ni gahunda ariko turi kubwira nk'abatabizi cyangwa se abatajya babyitaho kubireba bajye babyibuka. Turabibukije abatabyitaho bafite umutima mwiza wo kubikora bajye babyibuka turabingenza kaka. Darlene rero ejo kagira inkuru mbabara ariko ngiye kuvuga story yanjye kandi se nakoze iki story yanjye nakoze iki uko neye ubwoba nizere gusa ko ari ikintu cyiza. Ejo bundi afata cab nize kutagiye kunsebya gusa nize kutagiye kunsebya urumva si gusebya hari ikintu uretse gukora wumva kigusebya. Oya bijya bibaho ko umuntu anaguhimbira inkuru kandi oya ntabwo ngiye kuyihimba pe ibyo bintu byabayeho atega cab avuga ngo avugana avugana n'umuntu umutaximeni ibintu yankoze winyibutsa ariko se uriya mugabo ni ufite amakosa cyane niwe ufite amakosa. Ese mfite ayo makosa yateze cab aragenda yumvikana n'umutaximeni nawe ati tugende uraza kundindira. Hoya uri kuyitanga uko itari reka njye ntange fashion yanjye nawe uraza kwiregura kandi uri kuntangira inkuru uko itari umva ubwire ikintu gitumye ngayitangira uriya muntu ushobora kumubeshya noneho arangije umutaximeni niba yaramutegereje akana ko kumutegereza niko ntamenye niba yaramutegereje niba ataramutegereje arono bumvikana ko ari bumutegereze akaza no kumutwara nyine akamutahana. Agiye gutaha biba ngombwa ko wa mutaximeni atari bugire gute atari bumutahane ariko urumva yari yagutegereje ntabwo tuzi niba yarahagaze agutegereje cyangwa niba yaragiye akajya kugutegerereza mu gushaka abandi bakiriya. Umutaximeni rero ubwo reka bamubwire ko batari bujyane aturanyishyura rero tour derandi barakubeshya wasinge mwishyura rero tour we wanahanye. Umutaximeni arasara aragaruka aza kundeba uzi ko umutaximeni rero ari njye yarishe yari kukwica nyine aho se njye nibaza ukuntu yarambwiye ngo ubwire uriya mukobwa ngo amafaranga yanjye ngo azayanzanira nakiyakeneye kandi aze kunshaka. Umunsi muzabona Darlene yaho bagiye ari kujya gushaka umutaximeni muzamenye ko kabaye. Ahubwo ningira ikibazo mbaye nishinganisha. Wishinganisha kuri nde wagiye wishyura nishyura si byo ntariye nishyura ibyo ntariye. Oya ahubwo reka nkubwire ukuntu byagenze ukuntu byari bimeze no kuvuga ngo ngiye nashatse cab nyine tuvugana ariko musanzwe muziranye yigeze kuntwara rimwe mbona ama service nziza nyine ndabaye kanongera agora uskazahinduka reka nongere muhamagare numva uko bimeze ko kundi uhamagara umuntu musanzwe mukorana ukumva ntabwo ahari ugahita utekereza undi
ubwo ndamutekereza kumbi yari na show ya kabiri yari show ya kabiri ahubwo yari afite umva uzamuhitanye ako ntabyo yari azi ntabyo yigeze amenya we yumvise yuko nyine namwibutse nkamuhamagara noneho tuvugana kuri telefone ntabwo yanyemereye yabanje kumpakanira nyine numva ko bitari bukunde bitewe n'amafaranga njye nari ndi kumuha wajya utanga amafaranga dore kuyafite ari he ubwo ari muramuhenda ari uretse nyine ndangize story noneho arankatiye ndavuga ati okay mpita niyakira nabana ubwo reka nshakisha ubundi buryo mu gihe ndi gushakisha ubundi buryo ahita ampamagara ambwiye ati rero mbere nashakaga arere turu akanjyana akaza kongera akangarura mwabivuganye mbere arankatira arambwiye ati ntago bishoboka kwa kundi umuntu agukatira rero ugahita utekereza indi option nawe ikindi gitekerezo bata okay reka noneho mu kugenda mfate kabo mu kugaruka mfate moto urumva na ekonomi irimo na ekonomi nari nyifite I doubt uretse se ngo rangirize story nyuma aho ngaho hashize umwanya nkiriho ndashakisha ntarabona umuntu wundi abarampamagaye sasa arambwiye ati rero ntabwo ndumva kukujyana nkongera nkakugarura ntabwo biri bukunde we ni wabikwibwiye ntabwo biri bukunde ubwo reka nkujyane gusa noneho uzi gushaka uburyo ushaka uburyo ndambwira ati okay uremeranya neza ko uri bunjyanire aya mafaranga yego ako ibi bintu bikunda kumbaho vane uziko n'abamotari bikunda ubanza ari igihe kibazo tuba turagiye numva mu mutwe wanjye nyine ko ari bunjyane gusa tugezemo hagati sasa agenda noneho ambwira ngo ariko ubundi waretse nkaza kongera nkagira gute nkakugarura bitewe rero na mindset yanjye reka nkwereke tukiri aho ngaho ngiye ko umutaximene amamagara yarambwiye ngo impamvu yo guciye amafaranga makeya nuko yarazi ko ari bugutwara rere tour yanciye amafaranga makeya kurabona hari nk'ukuntu hari ikintu rero utazi wowe abantu kubera abantu basigaye barigize abashapu umva ubwira impamvu nabyemeye urabona nk'iyo umuntu wenda tuvuge ucuruza imyenda sibyo wenda ufite complete ugiye gutanga sibyo uyicuruza wenda 25,000 umukiriya we ati wayimereye ku 20,20 ko ndi butware ntuze peyazi ebyiri wenda aho wareba kuri peyazi ebyiri ukaza kubona wenda uri bugiremo akantu k'inyungu ariko wabona atwaye peya imwe ukabona utamuhera kuri amafaranga bishoboke none se ko mbona inkuru yanjye ari wowe uyizi nkaho wagira ngo erega umutaximene yaramamagaye yaraye ahagaze iwanjye none se ko mbona umva yaraye ahagaze iwanjye umva gusa jewe kinacyegereje umutima gusa icyo kibazo mfite nta nubwo ari igihe genye uhura nacyo ahubwo bireze seriously bireze nuko mumaze kumvikana bigenda bite tumaze kumvikana ahubwo mukuza muri urwo rugendo murimo muraza nibwo yatangiye agenda ashaka kunyumvisha kuza kongera kungarura kuko yumvise ko mbere nari mfite icyo gitekerezo noneho ndamubwira ati ibyo ngibyo ntabwo byizeye neza kuko narangije guhindura gahunda mu mutwe wanjye nshobora kuza wenda gutinda nkaryoherwa n'ikiganiro sinzi rero nimba uri bubyihangane kuko ngubu narangije gufata indi option ya kabiri mu gutaha aravuga ko oya nacyo se agerageza kumbaza amasaha ubwo urageza wenda nkasangahe gerageza kumubwira amasaha ndamubwira ati aya masaha yo nakubwira yose ariko umenye ko iyo abantu baganira wasuye umuntu ntabwo nshobora gukora mvuga ngo mfite huti niwumva rwose ufite umutima wo kwihangana uze kumbaza ariko niwumva ufite ntibize kukuzitira ngo utegereje jewe niwumva uri bubashe kuza kundeba cyangwa kuntegereza wowe ubikore ariko niwumva nanone ufite gahunda biri gucira gahunda aho kameme nanone umuntu kumubwira ngo agutegereze ni stationnement ugomba kuyimwishyura iyo mwabivuganye ko mwabyumvikanye kubera ko nawe bari mu kazi genda gake akariro gake aho ngaho ni umuntu uri kunsaba ko namwemerera sibyo kuko ni amafaranga ashaka ari kunsaba ko namwemera n'ubucuruzi ari kunsaba ko namwemera akaza kongera akanahana kubera iki kubera ko gahunda yahindutse harabamo
kunyinginga nk'umukiriya sibyo so nanjye ntabwo nagerageje kumubwira ati niba wumva njye sindi bumenye ngo ikiganiro cyanjye kirarangirira muri aya masaha gusa ahantu nakugarukiye impamvu yatumaga nkuvugira kuko nanjye narakuvugiraga ariko nkavuga ni Darlene buretse ndamwibikiye umunsi umwe ikintu cyatumye nkuvugira naravuze ni gute umuntu aba agiye gusura abantu like ugiye ahantu uzi ko muri bugirana ikiganiro kirekire ukabwira umutaximene ngo agutegereze numvisha aho ngashaka kuba kubeshyeye ntabwo wabikora se antegereze agutegereze uzi igihe ubwira umuntu icyo kintu ushaka kuba ugiye nko kuri farumasi kugura imiti cyangwa ibintu ubona ko bidatinda ari ugufata akantu uhita usubira mu rugo cyangwa se wabona bimeze gutyo imodoka ikodesha umunsi wose ariko gusa icyo kintu ni ikintu gihari mu bamotari buriya yaramamagaye watashye rero n'abataximene noneho ngenda umufungamutwe sha urawufunga none ikintu cyansekeje yaraguhamagaraga twicariye muri sara akakimubwira uretse gato ndaza kuvugisha uretse gato ndavuga ko se Darlene umuntu bari kuvugana umuntu uri kumamagara buri kanya ngo ndaza kuvugisha ninde umutaximene nawe rwose byamwanze mu ndasinze n'ahantu yakuye nimero yanjye iyo umuntu anyeretse ko afite ubwenge bwinshi ntabwo nkunda guhita murakarira kuko deja mba narangije kubona icyo ashaka no kuntu wamubwiraga njye nabonaga umeze nk'umuntu wagira ngo ibyo bintu uri bubyemere uyamuye ntabwo uzi guhakanira umuntu direct si ukuvuga ngo niyo naba nyafite wenda ngo numva nayaguha uyafite byo wari uyafite kuko ntabwo watekereje kuza alere tour utayafite oya buretse ntabwo byashoboka niyo naba mfite aya mirenge numva nanakugurira fanta sibyo mu gihe wanyeretse ko ushatse kundusha ubwenge deja mpita numva ahubwo ngiye kukubera noneho nanjye mubi kurusha uko wabitekerezaga mubereye mubi pe ariko yarambwiye ntabwo namubereye mubi namuhaye icyo yari akwiriye kuko ntabwo nagombaga yarambwiye ati nureba uriya mukobwa niba ari umukobwa niba ari umugore simbizi namubwira tudatukana atumubwire ngo igihe cyose azakenera kunzanira amafaranga yanjye nabwo se ntiyakwishyura ayo wamuzaniye ngo yanyishyuye ariko ugomba kumereza na rere tour ibaze kwishyura ndabona none se urishyura rere tour uri kwibaza ko yatashye ati wenda yafashe indi taxi none se uri kumva yayishyuye iki ayishyure nawe yongera kwishyure ngo umubwire ngo amafaranga ngo azayazanira ngo azaza kunshaka iwanjye ngo kandi ngo nanjye kugira ngo mbone ngo bizamutwara isukari kandi nyuma yampamagaye urebe ukuntu abantu hano hanze na sosiyete yacu isigaye yarabaye mbi muri rusange uzi ko nyuma yampamagaye ambwira neza shangiye ukuntu ambwira neza nk'umuntu udashaka gutakaza umukiriya yambwiraga neza nk'umuntu udashaka gutakaza umukiriya none se reka nkubaze we ntabwo wagize ko nahise mbikubwira ntabwo njye ngira ubwoba mu gihe nzi neza ko ikintu nakoze ari amafuti ariko mu gihe nzi neza ko umutima wanjye ntacyo ushinja nese wumva umuntu kugirira nabi bisaba kuba wakoze amafuti kungirira nabi oya kungirira nabi oya nari nshatse kuvuga ko akunda umuntu uvuga ngo ndamurenganyije oya ntago ndi kuvuga kuri issue kuri kote yo kuvuga ngo umuntu kungirira nabi ntabwo abanzi kuba umuntu yakugirira nabi yajya gute ntabwo wangira turi mu gihugu gifite umutekano wuzuye ntabwo nagira ubwo nta muntu waza kuntera ubwoba hari story numvise ejo y'umukobwa yajyanye n'umuhungu muri hoteli kwa bari bari kumwe nyine ahantu none uko akunda abakobwa bigira abashapu cyane aza kwiba wa muhungu wa mutipe amafaranga maje kwiba amafaranga aramutoroka arigendera mutipe ati araza nyine abura amafaranga ati amafaranga yaratwaye ati nta kibazo umukobwa arataha ageze mu rugo ngira ngo wenda hari abanaga n'abandi bakobwa simbizi cyangwa se abo babanaga ko biri kose hari abantu bari bari kumwe bamenye ko ayo mafaranga yayibye yafite yibye uwo mutipe yagiye kureba muri hoteli kwa kundi nyine nk'abatipe wenda cyangwa abatipe ahura n'umukobwa bahuye bwa mbere mutaziranye n'iki bakajya gukora aferi murabizi ko bibaho nyine umukobwa rero akaba ari umushapu akavuga ati reka nze nkwereke
amwiba amafaranga uko biri kose yari menshi kuko ikintu uwo muhungu yakoze ntago byari kuba ari amafaranga makeya ashobora kuba aramwibye amafaranga menshi umukobwa natashye ageze mu rugo bro atangira kwirumagura umukobwa atangira kwirumagura yica ibisebe yitera ibyuma yijumbagura abantu baravuga ati ariko byanga bikunda aya mafaranga uyu muntu yibye ashobora kuba yabigizemo uruhare urumva bahise batekereza donc imva n'imvano y'ibyo bintu kuko ibyo ntabwo byari biri normal babonaga ari ibintu biri scared con icyo bakoze bagiye gushaka wa muntu by'amafaranga reka bazahamagaye wa mutipe ubwo bagira ngo nyine barebe ko umuntu yarokoka bahise batekereza se ko ari wowe wabiteye bahise babitekereza kuko ntabwo byatinze nubwo yapfuye kugera mu rugo gusa ibyo bintu bitangira kumubaho kwirumagura ibazo wakuruga kwirumagura ahantu hose noneho ikintu wa mutipe yabakoreye wa mutipe yabahaye randevu y'ibyumweru bibiri ntabwo bamwitabye ntabwo bakimubona iwe yarabitabye bo bagiye kumushaka arabitaba abitabye ababwira ko azaboneka nyuma y'ibyumweru bibiri noneho mbaruro nyumvire nawe umuntu uri muri iyo situwasiyo kumuhereza ibyumweru bibiri n'amasaha abiri ndumva ashaka kuba ubuzima yamaze kububura ubwo ari mu gihano ari mu gihano gusa abatipe barakaye oya bararakaye gusa ibyo bintu bijya bibaho hari indi story ijya kumera gutyo nzi ariko yo byabereye i Bugande none i Bugande ndahatinya abantu byabereye i Bugande umukobwa gusa we ntabwo yari yibye we ni umutipe wari wamukunze muri uko kumukunda ashaka nyine ko baba kopine umukobwa aramwangira nyine ntabwo abantu bose baguteresa ariko bose ubemera uhitamo aramwangira ariko muri uko kumwangira kuko niho yigaga i Bugande ari umunyarwandakazi w'inaha icyo umutipe yakoze nawe yagiye gukora ibintu bijya kumera nk'ibyo ngibyo cyo kuza abantu bararakaye we noneho yamuterereje kugira gute kunuka nk'umupfu bro yamuterereje kunuka nk'umupfu n'ukuri hari abantu b'abagome yamuterereje kunuka nk'umupfu ku buryo kumuvuza byagoranye sinzi ariko ngiye cyo koze aho kugira ngo ibyo byabaye kuri uwo muntu byo kwirumagura bimbeho nibe nibyo byo kunuka nk'umupfu nagenda bazi uzi impamvu nibe nabyo wagenda ukicara mu nzu ugatuza ukivuza wicaye mu nzu abantu bose nyine ubwo muri iyo nzu bagasohoka bagashaka iyo bajya gutura ariko ikibazo ni uko umuntu ushobora kugera no kuri quartier yose gusa nanone abantu nyine nk'uwo nguwo wari wibye we urumva ko n'ubundi yari yibye ariko iyo urebye usanga ubona ni ubujura bwateye cyane cyangwa ni abantu bagize imitima oya gusa muri rusange abantu twabaye babi abantu babaye babi ariko si uwibawe ni ukuvuga ngo ari abantu beza reka nkwereke ukuntu ikibazo kimeze ba bandi beza twari dufite nabo bararakaye ku buryo umuntu mwiza usigaye umukorera akantu gato nta blague nta byo kwinginga nta byo gutinda nta byo kuvuga ngo reka ngushe neza reka asigaye ahita agufatira umwanzuro mwiza ugukwiriye hagati aho n'ubukene bwarateye cyane ku buryo ewana buriya si ugira ngo imitima mibi ni ubukene ntabwo mvuga ariko rega nta bakire bajya batekereza ibintu ariko shana barabitekereza ariko ndi kuvuga kuko kuri ishu yo kuba abajura kuko abarozi bo bahozeho no kuva kera ariko ndakuvuga ku bijyanye n'ubujura n'ubwaranateye cyane wari wahura n'abatubuzi cyakose nta muntu urantuburira usiko nta muntu urantuburira noneho ikintu cyambayeho ariko shana nanjye narabemeje ubwo nari mvuye ku ishuri niga muri wazi inkoni zo muri kaminuza urazizi abantu biga muri university turabasoje ubukubiswe bwo muri university mw'abantu ubwo nari mvuye Kimironko nivuye kureba navuye ku ishuri mpitamitira kujya kureba sister wanjye yari yabyaye reka nzahure n'abatubuzi muri gare ya Kimironko uri n'umunyeshuri ndi umunyeshuri nangiye gutega akubanza kundi nyine umuntu wo muri university abasa neza uko wamwibeshya ko ashobora kuba agize gute afite amafaranga byahe birakajya ndangije ntegereje ko actually sinakundaga kujya muri bisi
byasaga nkaho n'ubundi niyo gare ntanayimenyereye nakundaga kwitegera moto ndangije ngeze muri Kimironko sinari nzi ngo bisi zijya mu mujyi ziba hehe ziva he zikajyahe umuntu araza urabona bari abashoferi arukuru baba bambaye amashati y'ama uniforme yabo ya bleu ciel cyangwa batwara amabisi bambaye ama uniforme umuntu araza nabonaga umurongo mpagazeho nta bisi hari kandi barandangiye ngo niho bisi zijya mu mujyi ziri umuntu araza amaje kuza arambwira ameze nk'unafite gahunda cyane ambwira ngo nawe ugiye mu mujyi ndamubwira okay atabaza n'undi mugenzi kumva umugenzi we bari kumwe uwo mugenzi we yaraje amagara iruhande amera nk'umuntu utegereje nawe bisi ngo nawe urajya mu mujyi ngo nawe ngo muze mbereka ahantu imodoka iri bubafate ngo hano ngo ntago imodoka ziri buhanyure ngo muze muhagarara kuri station mbazanira imodoka n'abandi turagenda duhagarara kuri station barabizi station iri munsi ya gare ya Kimironko tugenda muhagarara kuri station na wa muntu tibitibi wa muntu afite machine laptop mu ntoki turagenda turahagarara noneho hakurya yanjye hari hagaze abapolisi turahagarara wa wundi waje ari kutubwira ngo tugende ahita agenda asa nk'ugiye kuzana nk'ugiye kuzana imodoka kudushakira donc bisi ariko niba bari bandozi niba nanjye sinzi ibintu byambaye wagira ngo baba bafite nk'imiti batera abantu noneho ikintu cyanyemeje kuba bafite imiti ibaze ko bamenye ko nta mafaranga mfite kandi nta muntu waregeye mu ishakoshi yanjye barabikubwiye barabimenye uti babimenye gute naragiye magarara hano no wa mushoferi aragenda yikoza muri gare arongera agaruka araje aravuga ngo rero ngo ushango habaye ikibazo ngo muri hangana mutegereza akanya gato ngo habaye ikibazo ari Sonatube ngo ntago imodoka ziri kwatambuka ngo hari umuntu ngo wibye ngo niba ari ngo muri niba ari ngo yibye hehe ngo sinzi ikigo gikomeye ngo yibye amafaranga none ngo nta muntu uri kwatambuka na telefone n'amafaranga ubwo ngubu ngo uri kwanyura ngo bamara kwanyura ngo bagahita bafata telefone yawe n'amafaranga ngo bakabikubikira ngo kazagaruka kubifata Gwako ngo niba mwumva mwategereza ko wagenda ukabitsa ayo mafaranga ibyo bintu ndabyemera hari abantu bazi gutegura arambwira ngo ariko ahitavuga ngo ariko ngo hari ngo kuri alimentation ngo abantu bari gucuruza ngo tu envelope uri kugenda ugashiramo ayo mafaranga yawe na telefone yawe wamara kubishyiramo ku buryo uhagera uhita ubidepoza witahira none uwo muntu yabibabwiraga muri gare hari abantu kuri station noneho arangije ahagarara abapolisi bari hirya yanjye ndenda mumita mubaza none se abantu bose bari gutambuka ngiye mfite n'ukuntu hari igihe nyine iyo kintu kinunguye mvugira hejuru ndambwira none se abantu bari gutambuka bose bari kubaka amatelefone atambwira nkumva uyu nayo ngo arasakuzara ngo ngo gusakuza muzi ko ngo abantu bashobora kumva kandi ngo ibyo biteje abantu bamuteje abantu ndamubwira okay njya kwa ntago ndi bukagure ndahagarara hano negereze bisi ndibuze kugera uwo mutipa atambwira ngo okay ngo nta kibazo ngo ngereka njye kukareba ako gapapuro nshiremo laptop yanjye na telefone aragenda naho ndagenda agiye kudushakira bisi narahagaze ndategereza tegereje bisi negereje ko nawa muntu wagiye kuzana ka gapapuro ari bukazane nkareba ukuntu kameze kumbi bari bamaze kumenya ko nta n'igiceri nari nifitiye bro nari nifitiye amafaranga ari kuri Tapandigo ubwo wabona bararebyemo bagasanga ntago bigeze bareba amahubwo wenda ntago bigeze bareba mu ishakoshi yanjye isunyibutsa sinzi ukuntu babimenye umva naricaye ndategeze sinzi ukuntu naje kugarura ubwenge nyuma ndavuga ariko aba bantu ubusa abateka mutwe uzi ko utumera nk'umuntu ukangutse nahise nirukanka ngeze muri gare nsanga abantu bari kwirira muri bisi bigenda ndaje ngeze muri bisi ndicara ndatekereza baza mama twari twicaranye ndabaza iyi modoka igiye kunyura hehe numva bameze nk'umuntu wataye ubwenge noneho arambwira ngo imodoka ngo igiye kunyura ngira nyura Sonatube nyine nk'ibisanzwe imanuke mu mujyi ndabwiye se Sonatube imodoka ziri kwanyura ngo se hari ikibazo gihari ibaze ndabwiye nta kibazo cyabaye ntago bari gufata abantu ngo bafata abantu bakoze iki mitamubwira story yambaye atambwira ngo mana we ngo nanjye ko babinkoze mu gitondo ngo bari bakwibye habuze ako hari n'igihe byigeze guharara ibyo bintu ese bura babigenzaga gute noneho hari uwo bakoraga bamara gutanga telefone isakoshi basigama nk'isabune Yesu ariko bira bintu niba ari imiti basigaga umuntu noneho na mama bigeze kumutuburira
baramubwira bamuhereza akamverope ngo ashyiremo amafaranga nawe sinzi ibintu bamubeshye arangije afata amafaranga yari afite 180 abishyira muri ako kamverope arangije baramubwira ati nyine rero wowe kabike mu ishakoshi yawe nta kibazo ageze mu rugo asanga ya mafaranga yanditse ipapuro ibyo bintu byarabaye nirebera gutya live sinzi uburyo babikoramo ariko mama no yasubira nk'umusazi hari kuntu nyine noneho uba ugiye nko gukora donc uba nta mafaranga wari uyateganyirije ikintu hari ikintu wari ugiye kuyakoresha n'urugero urikumva noneho yituba desi byatari noneho arangije aravuga ahita yibuka abantu bamubwiye ngo ashire amafaranga hehe ndabwira none se ujye kuyashyiramo wayabahereje abari bayishyiramo byagenze gute yibuka ko arambwira ngo oya nabyikoreye nafashe ko kamvelope shyiramo amafaranga shyira mu ishakoshi ushoboye ko ari imiti basiga umuntu akamera nk'utaye ubwenge bagasigara bakora ibyabo gusa amahirwe ngira ibyo bintu ntibirambaho ntabwo birambaho abantu bantekugira ngo ni movie ahubwo umva ikintu cyambayeho muri gare ya Nyabugogo ni nabwo bwa mbere nari ngiye kwibwa telefone urabona gare ya Nyabugogo ufite ukuntu haba hari abantu benshi n'amabisi bari menshi ndahatinya hariya hantu nagize gutya nagiye gushishaho duhuriye muri gare wase kugapfa ishakoshi mba nyifashe gutya mbanyifashe gutya ngira ngo hari n'umwana wanjye twajyanye sinakwibuka ko mufite noneho ishakoshi mbanyifashe hari ahantu byo wahageze uba ugomba kuba ufashe umutungo wawe neza ufite ukizera neza ko bifite security ubujura buriho muri iyi minsi birasaba ko buri wese arinda security none reka nkurangirize iyo story ni kuvuga ngo nari ngiye gushishaho amafaranga kuri carte kwa kundi nyine bari abantu bashiraho amafaranga ku ikarita kugira ngo ya tap and go ndagenda mpagaze nayo mfite nanjye isakoshi kumba umuntu yakuyemo telefone yari yayikuyemo mu by'ukuri yayijyanye kandi sinigeze nanamubona yikuramo ahubwo hari ukuntu ikintu kikubaho umutima ugasa nkaho ukubwiye ko hari ikintu kibaye ntaragerwaho kugira ngo banshiraho amafaranga umutima warateye agatima gatera kuri telefone abanika ndebe ko mfite telefone yanjye nkibireba kandi koko nsanga ntayo noneho hari umumama wari uri inyuma yanjye wari wabonye ibyabaye wari uri kutureba neza filime iri kubaho ariko ubona ko agize ubwoba bwo kumbwira umuntu yifashe ko urabizi neza sinzi ashobora kuba afite ubwoba ko ashobora guhita amugirira nabi abantu baba bararakaye bro nigize rero umuntu ufite uri seriye cyane uzi nkaho wagira ngo uri polisi aho ngaho utangiye kwihagarara byandi byawe banangiye kwihagarara bati nafashe umuhungu wari uri iruhande rwanjye kandi mu by'ukuri sinari nizeye ko ari we ufite telefone izina ry'Imana naramufashe Vani nta n'imbaraga ngira ariko urazigira nakuntu ushobora gutinya gufata umuntu w'umusore hari ukuntu ikintu kikubaho kubera umujinya n'icyo ukisanga hari ibintu bigukoresheje nafashe umusore wari iruhande rwanjye sinari nzi neza ko ikintu ngiye kumushinja ari cyo koko yagikoze ariko ntumbaze ukuntu namufashe nawe tukama telefone yanjye turafatana akaboko hafi no kugaca kandi hari abantu aho ngaho nubwo bashaka kugutabara buzuye icyo bakora barabareba bakareba intambara igiye kuba kandi umama arabizi yakwihorera yari abizi ari hirya yanyihoreye ari kureba ibiri kuba amahirwe nagize mu mutima ndi kwibaza umuntu w'abandi ndi gufata sanze ko kuyi telefone yanjye atari we yifite cyangwa ugasanga uranayifite nuko warebye nabi amahirwe nagize uzi ko yayimpaye izina ry'Imana nahise nubaha umutimanama w'umuntu uyu mutimanama ni ikintu kirenze naramufashe nkaho wagira ngo namubonye kuko turarwana aragafata kandi mu by'ukuri iyo ariko umuntu yakoze icyaha hari ukuntu n'imbaraga zigabanukamo ko aba ari no gutekereza ko hashobora kuba hari umuntu wamubonye cyangwa agatekereza ko ushaka kuba wanamubonye urwikeye ko nyine byarangiye telefone yanjye ayimpaye ahita yiruka noneho wa mumama niwe waje kuma story sha byanarangiye yigo asuga yakoze iki ko yakoze ubusa yakoze story byanarangiye sha abantu nukuri abantu bagiye bacunga cyane amasakoshi yabo byo ubujura bumeze nako ngiye ubujura bwabaye bwinshi ariko mbona buterwa icyo gihe haciye igihe ntabwo ari vuba ni ibintu byabaye haciye igihe
kera hari n'ukuntu abantu babaga bararakaye ku buryo hari n'igihe abantu bashaka kwiba bashaka no kugira nabi gusa atari inzara ariko n'ubu mbona abantu baranarakaye kurusha ubu ngubu ikintu kenshi usanga gitera ubujura cyane n'ubukene burimo. Yego. Urubyiruko ubukene ubunebwe no kutabasha kwihangira imirimo ngo bahaguruke bakore ahubwo bagashaka kubona ibintu biboroheye biciye muri izo nzira kandi ahubwo ibyo bintu nibyo bigoye uzi kurara ijoro ryose ujya kwiba. Ahubwo mise numva ubutaye ikintu tuzakora tuzareba imwe mu mishinga mitoya dushobora gutanga nk'ibitekerezo. Umuntu ashobora hari n'abantu baba bafite n'uburyo bashobora gukora ariko batabasha gutekereza ikintu bashobora guheraho ikintu ushobora gutangira kandi bidasabye n'amafaranga menshi nkeya rwose. Murakoze rero ariko mutubabare rwose abantu babajura mutore budushyire bagahenge n'umujura twajya kwiba nyine nka bya bindi twavuze avuga ngo mana mfasha ntibamfasha nihagira umuntu uzanyiba nzamujyana i Bugande nzamurogesha kunuka amafi. Anyway guys, thank you so much. Thank you. Ndabibutsa gukora subscribe ariko tugomba kujya tubibibutsa kuko hari abantu babyibagirwa byo kandi atavuga ngo nuko wenda atashaka kuyikora ahubwo ari ukubyibagirwa. Ikintu nshaka gushimira ni umuntu warebye ikiganiro akagitangira akanakirangiza. Ndamushimiye.